ya constipation, hehe no kongera kurwara constipation, kuko iyi Fyber Pro ibasha kukurinda ibi bibazo ntuzongere kugira aho uhurira nabyo. Mu gihe ufite inda ibyimbye byabitewe n'ibinure cyangwa n'ibindi birimwe mu imbere, imyuka, hari abantu bagira imyuka ugasanga mu nda uhora wihaze, ugahora utuba imibi, ugahora urya, ugatura imibi, umubiri wawe ntumeze neza, mu nda yaho agahora ari ibibazo. Ibi ngibi mu gihe wakoresheje Fyber Pro ntago wongera kugira aho uhurira nabyo, kuko birakira ugasigara umeze neza. Fyber Pro izatuma nanone ubasha kugira ibiro biri ku murongo, biri managed, bijyanye na mass index yawe, uko uburebure bwawe n'ibiro upima bingana. Iyi Fyber Pro ikora nka weight management mu gutuma ugira ibiro bijyanye n'indeshyo yawe. Ifasha appareil digestif yawe, ibijyanye n'imirire yawe gukora neza kandi ku kigero cyo hejuru. Fyber Pro igisubizo kuri wowe wari ufite ibibazo tuvuze hejuru. Nanone kandi muri Maxxlife uzahasanga indi produit yahawe izina rya Man Plus. Mu Kinyarwanda twavuga ko ari umugabo guteranya, bishatse kuvuga ko ari produit yongerera imbaraga